Yesu ashimwe. Amazina ni Pastor Christine Ijuru Riho TV. Utarakora subscribe ayikore. Uyoboye Sinai Mountain Kampala. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ijambo rivuga ngo hari umuntu w'igihe Imana yohereje ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ukeneye mu gihe nk'iki ukeneye undi muntu wagufata, umuntu wakuzamura mu maboko, umuntu Imana yakoresha, umuntu ufite ibyawe, umuntu umaranye ibyawe igihe utazi ahari, utazi uwo ari we, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ko uwo muntu mugiye guhura. Nabwo Imana ikoresha abantu bo hasi, Imana ikoresha abantu bo hejuru ishaka gutabara umuntu wayo. Ntabwo Imana isubiza ngo isubirishe uwibonye, ahubwo hari abantu bariho Imana ihaye umugisha kugira ngo batabara abandi bantu. Rero ugiye guhura n'umuntu wawe w'igihe. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Kuva 2:1 kugeza kwa 6. Dusome ijambo ry'Imana. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu. Haleluya. Maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato agapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi ashiramo uwo mwana, agashira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we amwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagendaga ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. 6. Agapfunduye abona uwo mwana, umwana ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana dusomye turavuga ngo umugore asamira ngabyara umwana w'umuhungu, abonye ko ari mwiza, afata gahunda yo kuvuga ngo nzamuhisha. Cyari igihe cyo kwicwa kw'abana b'abahungu, igihe Herode yabahigaga, aravuga ati ngomba kwica umwana w'umuhungu uwo ari we wese. Farawo. Yesu ashimwe cyane. Ngomba kwica umwana w'umuhungu uwo ari we wese. Hanyuma nyina wa Mose abonye ko umwana wari mwiza aramuhisha. Reka nkubwire, nyina w'umwana niwe muntu wenyine ushobora guhisha umwana. Nyina w'umwana niwe ushobora kugira imbabazi z'umwana. Nyina w'umwana niwe ufite igisa cy'umwana. Nyina w'umwana, ndavugana na nyina w'umwana. Nyina w'umwana niwe uzi kureberera umwana. Nyina w'umwana niwe umenya ko umwana yarwaye. Nyina w'umwana niwe umenya ububabare bw'umwana. Niwe wonsa, niwe utwita, niwe ubyara, niwe uheka. Nyina w'umwana ngaramuhisha, ngarika amezi 3 ashize ngo yumva arananiwe. Ni hehe nyina w'umwana yananiwe? Ninde watabara? Nyina yananiwe, ninde watabara? Nta wundi uhari watabara ahantu nyina yananiwe buretse Data wa twese mwiza ushobora byose, ari nawe wamuzanye ku isi. Nyina abonye ananiwe ngamubohera akato keza, ngarangije amushiramo. Aravuga ati biranze, abaguhiga n'ubundi bashobora kuzakwica, kandi narakwitegereje mbona n'umwana mwiza, hari ikintu kikuriho, hari uko ndi kukumva. Reka nze mama w'umwana barananiwe. Byashoboka ko wari ugufashe, wakugiriraga umumaro, wa wundi wavugaga ko atagusiga ananiwe nawe arakurekuye. Uri kwibaza ngo nakora iki? Uri kwibaza ngo nabigenza nte? Uri kwibaza ngo nabahone? Uyu nguyu avuye mu buzima bwanjye, nshobora kuba napfa. Ndakubwira ngo nyina w'umwana yaravuye mu buzima bw'umwana, aho umwana adashiriweho amabere muri kakato, aho umwana adashiriwemo za bibero, nta mutsima bashizemo, ngo baboze akato baragafunga, nyamara basigamo umwenda usobanura ngo uyu mwana ni Umuheburayo. Haleluya. Bivuga ngo yasigaranye umwenda umuranga ngo ninde. Bashizemo ikizatuma amenyekana ngo yagiye hehe, n'abarokotse. Nyina w'umwana yarananiwe. Ukureberera niba ananiwe, uhumura, ntago Imana yo yananiwe. Uri mu ruhande rwawe niba ananiwe, humura, ntago Imana yinaniwe. Wakubwiye ko agukunda niba ananiwe, uhumura, ntago Imana yo yananiwe, ntago iri bukwange. Wakubwiye ko azagufasha niba ananiwe, humura, ubufasha buva ku Mana. Ibwo wananiwe hari undi Imana igiye kurema. Ntukazajya ugaya ahantu umuntu akugejeje, kuko naho ngaho Imana yapanze kazakugeza. Naho nta handi wituma yegeza imbere bitazaba bibi, ahubwo nagarukiraho kugira ngo andi maboko agiye kugufata gufate. Nyina arangije ashira mu gafunzo, mukato arajyana ashira mu gafunzo.
mushiki we ahagarara ahantu ngo yiterura arebe ibiri bumubeho. Umwana ararira arataka, ararira cyane, ararira mu gafunzo, nyamara nta cyari kirimo cyamutabara. Byashoboka ko muri iki gihe ntabwo ufite uwagutabara, ntabwo ufite uwakumva. Gutaka kwawe ni Imana yonyine ishobora kumvika ikarengera abakuri hafi. Bamwe bari kuvuga ngo nubwo ari kurira ngo twari twarabivuze, turabizi n'ubundi uriya agomba kuboneka, uriya agomba gufatwa, uriya agomba gupfa, uriya turabizi ni indaya, uriya byaramuyobeye, uriya byaramunaniye. Abakubwira ko byakuyobeye ntibigeze banakubona bwa mbere bitarakuyobera, bisobanura ngo aho bafatiye niho babonera ko byakuyobeye. Abo ni abantu. Nyamara ndashaka kukubwira ngo mukaturimo, buri wese ari kuvugaho ijambo, hari n'ushobora byose uri kwitegereza uri kuririra mukato. Nuhumure, kubengwa kabiri gatatu ntibisobanura ko udazashaka. Nuhumure, kubyarira rimwe kabiri gatatu kane gatanu iwanyu ntibisobanura ko utazagira nawe ubukwe ngo ushake nk'abandi. Nigeze mbabwira ngo ikintu umuntu yavukiye gifite imbaraga kurusha ahantu aho wavutse. Byashoboka ko icyo wavukiye kizaca muri ubwo buzima kugira ngo kikugeze aho ugomba kugera. Ntukazashake kubaho nka runaka, jya ubaho nkawe. Rero ririra mukato nkawe kugeza igihe ijwi ryawe rirumvwa n'Imana ishobora byose ikaza igatabara wowe. Ko waba warabyawe na maraya ntibisobanura ko nawe uzaba indaya, nta nubwo bisobanura ko nawe uzabyara bazaba indaya, ntibisobanura ko utazashingirwa, washingirwa. Ko waravutse ku mupfumu ntibisobanura ko uzaragura, ntibisobanura ko uzaraguza, ntibisobanura ko uzapfupfumuza. Ahubwo hari impamvu Imana, hari impamvu yakunyujije aho ngaho ngo ube testimony. Nutaka ukaboroga, Imana izuve gutaka ikura umwana mu kwato. Umwana ararira w'umuheburayo. Reka nkubwire, ubuheburayo bukuriho, kwakira Yesu kwawe bifite imbaraga. Ntihagire umuntu ukubwira ngo Yesu wawe amaze iki. Amaze iki uwo nguri kubikubwira atamaze? Yesu wawe akoze iki? Akora iki uwo nguri kubikubwira atakora? Yesu wawe avuze iki? Avuga iki uwo nguri kubikubwira atavuga? Yesu afite icyo amaze kinini cyane ku buzima wamwakiriye, kuko hirya y'ubuzima turiho dufite n'ubugingo. Ushobora kuba umuntu ukomeye muri ubu bugingo, muri iyi si, ariko nyuma y'ubu buzima ukazabaho uboroga imyaka yose yindi yo kubaho, ariko wabaye hababaye akazabaho nawe yishimye imyaka yindi y'ubugingo. Rero byashoboka ko waba ukize ukazabona ubugingo, byashoboka ko waba ukennye ukazarimbuka, byashoboka ko waba ukennye ukabubona. Ahubwo ndavuga uwakiriye Yesu akamumira neza. Iyo wamumize neza, muragendana mu bibazo, muragendana mu kato, muragendana abantu bari kukuvuga, muragendana abantu bari bakuvuyeho, abandi bakwanze. Yarangiza rero, iyo bamwe bakwanze hari abandi arema. Imana ntabwo igirema abantu baciriritse, irema abantu bakomeye ku buzima, baje gutabara uwari unaniwe cyangwa uwari utawe. Ababwiye umukobwa wa Farawo bamba bayumvishije agize icyuya, abona pisine ziwabo ntabwo zihagije, amanuka ku nyanja kugira ngo agende ajye gutabara umwana, agende ajye gutabara wa wundi, kugira ngo wa wundi abone andi maboko. Amaboko yakwigishije niba yananiwe yareke, hari ayandi agiye kuza. Kuba wicaye umwaka utiga ntabwo bisobanura ko warangije ngo ntabwo bizongera. Uzongera, humura. Imana iracyafite abantu ibihumbi izakoresha ku buzima bwawe. Igihe ukihumeka hari abantu bazajya bavukira wowe, hari abavukiye wowe, hari abari kuzunguruka bagushaka. Runaka ari hehe? Ariko runaka ari he ngo mugirire neza? Wenda mutari mwahura ariko mugomba guhura. Hari abafite ibyawe. Rero ntutinye ngo umukobwa amanutse abona umwana, abwira abaja ngo mukazane. Noneho igitangaje ngo agapfunduye asanga n'akato karimo umwana wo mubanzi. Amurebye ngo amugirire imbabazi. Byashoboka ko umuntu ugiye kugutabara yakwangaga, byashoboka ko umuntu ugiye kukugirira neza yakuvuze nabi, byashoboka ko umuntu ugiye kugutabara avuka ahantu batakwemera, byashoboka ko umuntu ugiye kukugirira neza iyo yumvishije izina ryawe yiruka, iyo yumvishije aho uva bimurenga, ariko akaba ariho ugiye kugukoresha, agiye kugira imbabazi zivuye mu mutima w'Imana. Nta muntu wakugirira neza atagize imbabazi zivuye mu mutima w'Imana. Umutima w'abantu kenshi ubamo ubugome, ariko umutima w'Imana, haleluya, ubamo imbabazi nyinshi. Nize Imana imanura mu muntu ugiye kugira neza, hanyuma kumva asabanyishijwe n'izo mbabazi, akumva izo mbabazi ziramurenze, hanyuma akagira neza uw'Imana yashatse kugirira neza. Aramubwira ati yote ni n'umwana w'Abaheburayo disi, mufate uyu mwana mumurere nk'umwana wanjye. Nta nubwo yavuze tumva ati mufate uyu mwana gusa. Nigeze njya kubwiriza ahantu hamwe hari hakomeye cyane, maze kuvuga Imana
umwe mu bari aho ngaho bakomeye arambwira ati Imana yakumbwiye ndi gusenga ahantu ku musozi w'i Buganda, irambwira ngo izampa umukobwa. None uyu munsi mbonye umukobwa wanjye. Imana ishaka kuguhoza, Imana ishaka gutetesha, Imana ishaka kuguhindurira, Imana ishaka guhindura imibereho, Imana ishaka guhindura imirire, Imana ishaka guhindura imyambarire, Imana ishaka guhindura imivugire, Imana ishaka guhindura telefone, Imana ishaka guhindura uburyo wagenda, Imana ishaka guhindura agaciro, Imana ishaka ifite abikoresha. Rero umunsi nanjye mba umwana wa mami. Haleluya. Ubwo kubanzi n'abamuzi vuze gutyo bahita babyumva. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ko hari imbaraga mu maraso ya Yesu Kristo. Umwana avanwa mu kato, afatwa n'amaboko y'ibwami. Reka mvuge ngo amaboko agutaye yababarire. Hari andi maboko y'ibwami agiye kugufata. Ni amaboko atazabaririza ibintu ibi n'ibi, ahubwo azaza akora icyo Imana yababwiye gukora ku buzima bwawe. Ubu ntabwo ugiye guhura nawe uzakubaza ngo urashaka iya 500. No, uzajya ukubwira ati fata iya 1,000,000. N'uzajya ukubwira ngo ibi ngibi bikemutse gutya. Bisobanura ngo kuko aza yuzuye nawe akakuzuza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bivuga ngo ikintu cyose cyari gicakasi ku buzima bwawe, hari andi maboko aje kugufata. Amaboko y'ibwami azakubonaho ikimenyetso cy'umwana w'Imana, azakubonaho umunezero wahamagawe, azakubona kuri umwana wakiriye Kristo, azabona kuri umumama ukijijwe, azabona kuri umupapa ukijijwe, azabona kuri umumerefiye wakiriye Yesu akarindira Imana igiye kugirira neza, azabona ko ari imfubyi yihanganye we, azabona ko ari wa mupfakazi uzi kwihangana Imana ikaba igiye kumutabara, azabona ko ari yandusha ikeneye Yesu, azabona ko ari wa wundi, azabona ko ari wa musaza na wa mukecuru bubasha Imana bakazigisha n'abana babo, azabona ko ari wa mwana wirinze muri ofisi, azabona ko ari wa wundi wirinze igihe cyose ari mu mahanga, azabona ko ari wa wundi uriwe murinde, kuko hari andi maboko aje kugufata. Ayo ntabwo ari aya bene wanyu, ahubwo avuye ku Mana. Imana yakoresha n'uwanyu, ariko ari Imana ikoze. Imana igiye gutuma bakwibuka abari bakurekuye. Reka mvuge ngo ntubarakarire, bababarire, kuko ntago mama yarekuye umwana mwanze, ahubwo yarabuze uko abigenza. Hari uri no kugufasha akaba abuze ubufasha ariko atakwanze. Ariko hari andi maboko, amaboko y'umwana niwe hari andi abagiye gukora. Ujye uhita uvuga ngo aya yandi ya mbere ndayashimiye, ahananiriwe, cyangwa se niba nawe arangije nabi ntacyo, hari undi ugiye gutangira, kuko ubuzima ni tape par tape, intambwe ku yindi. Ariko hari umuntu w'umumaro Imana izanye ku buzima bwawe. Ikangusengere wakira uyu muntu muri uku kwezi mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu nsengeye umuntu wese wumvishije iri jambo. Reka umuntu w'umumaro nk'umukobwa wo kwa Farawo amanuke ku buzima bwe, ave ku mpande enye z'igihugu arimo, ave mu mpande enye z'isi, ava aho ariho hose, aza amusanga, ahure nawe, ntazamubaze byinshi, azakora icyo umutumye. Reka mpamagara uyu muntu aze ku buzima bw'abakobwa, aze ku buzima bw'abasore, bw'abamama, bw'abapapa, bw'abakecuru, bw'abana, bw'imfubyi, bw'indushyi, bw'abapfakazi, bw'abamerefiye, bw'abagabo bibana, bw'abasore biba, mu izina rya Yesu. Buri rwego rwose urwo mvuze n'urwo ntavuze rukeneye umuntu w'igihe, Imana nize n'umuntu w'igihe kuri kampani yawe, niza n'umuntu w'igihe mu bucuruzi bwawe, niza n'igihe umuntu w'igihe mu bana bawe ubona bakwe, niza n'umuntu w'igihe. Imana iza n'umuntu w'igihe mu bukumi bwawe nawe ushingirwe. Imana niza n'umuntu w'igihe waseka bikemera, bizinesi yabyuka, ibyo ukora byakemera. Zana umuntu w'igihe, urasengera uyu murwayi agakira. Zana umuntu w'igihe mu izina rya Yesu, ubuzima bwanjye bube buzima. Zana umuntu w'igihe akwegere, hanyuma nawe wakira ibitwenge mu izina rya Yesu. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana.